Mana igira neza, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, murengezi wacu turakwemera. Mana igira neza, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, murengezi wacu turakwemera. Mana ndakwinginze kugira ngo abantu batameze neza bafite ibibazo bitandukanye ubabere igisubizo, kandi unyemerere izi gahunda zose ziyoborwe nawe, dutangiye utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe. Icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu, amen. Iki ni ikiganiro Injyana na Muzika kuri Munambeho TV. Murakoze cyane. Nitwa Ingabire Yvette, ndi umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana gospel. Mu rugo ni Kigali Karuruma, ntago nubatse. Ndumva ari ibyo Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Hari uwatubajije ngo umuhanzi wacu Yvette twumvishe ko akiri umukobwa, hanyuma arateganya gutanga umutobe ryari? Wabasa gusubiza uwo muntu wakubaje icyo kibazo? Ni karibu. Uyu mwaka ntabwo uzareba. Uyu mwaka ubwo ubutaha nugaruka mu mwaka utaha umenye ko badukurikiye ari benshi kandi bazirikana. Ujya ukora korabo? Hari abandi bahanzi mujya mugerageza gukorana umuziki nk'abandi? Cyane cyane amashusho, Theo bose babireba, yego narabibonye. Angelique Uwimana, mva ntabwo mba nyibibuka ni benshi. Cyane cyane abazwi ni Theo bose babireba, Angelique Uwimana na Angelique we mukorana hafi ya buri munsi. Yego hanyuma ntabwo abandi mbambiwe. Yego ni benshi. Ça c'est l'inspiration de la musique sur la télévision Munambeho. Ishagakwiye kongerwamo imbaraga, ntago ukuntu abantu baririmba sekira ukuntu bazamuka, ntago ariko abantu baririmba gospel bazamuka. Ni ibintu bitandukanye cyane. Nekereza ko hari wenda ari ikibazo cy'imyumvire, kuko hari igihe umuhanzi ashobora gusohora nk'indirimbo ntiwumve ubutumwa, kumva nyine ntabwo ifite ubutumwa pe, ariko hari igihe ariko ntuze kumbaza ngo urugero. Subiramo ako kantu. Muri no minsi hari indirimbo ngo ifite ubutumwa. Hanyuma nekereza ko nta ndirimbo pe ibidafite ubutumwa, ariko hari ibintu wumva kumva ntabwo ari ukwiye kubizana mu bantu. Rero none se indirimbo ya Gitaf, indirimbo ifite ubutumwa, wumva ifite ubutumwa cyangwa wumva nta butumwa ifite? Shana ubutumwa numvisemo, ariko buriya afite ko yayiririmbye afite impamvu, buriya afite abo yabwiraga byanze bikunze. Iriya ndirimbo ifite ubutumwa, ushobora kuba ari n'ubutumwa bw'ibishega bugeza ku banyabishego, ariko ukaba ufite ubutumwa. Buri kintu cyose kigira ubutumwa bwiza cyangwa bubi. Ni porogaramu ikwata ku bayimbi na music. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Kaze kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze abaduhanze amaso kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Abari hirya no hino mu isi turabasuye kandi tubahaye ikaze kuri uyu munsi wa none mu kiganiro cyacu Injyana na Muzika. Twongeye guha ikaze abari hirya no hino mu isi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ku mugabane wa Amerika muri rusange. Turabaha ikaze kandi turabararikira gukurikirana ikiganiro cyacu kuri uyu munsi abari ku mugabane w'Uburayi. Twongeye guha ikaze kandi abari mu burasirazuba bw'isi, turavuga muri Aziya, Australia, namwe tubahaye ikaze. Abadukurikiye muri Afurika by'umwihariko tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi. By'umwihariko rero reka duhe ikaze kandi twifurize gukurikirana ikiganiro cyacu Injyana na Muzika kuri Munambeho TV uyu munsi, yabo muri East Africa.
abari mu Bugande tubahaye ikaze, turabizi ko mudukurikirana muri benshi. Abari mu Burundi namwe kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi. Hanyuma kandi abari muri Congo DRC tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu, mwumve mikaze. Twongeye kubaha ikaze abanyarwanda by'umwihariko n'abari hirya no hino mu isi ariko bumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, tubaha ikaze mu kiganiro injyana na muzika. Abari mu burengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, tutibagiwe n'umujyi wa Kigali, tubaha ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi. Hanyuma kandi twakibagirwa ababa ku rubuga rwacu rwa Munambeho TV Family WhatsApp group, abari kwitegura urugendo rwacu rwa Tembera u Rwanda na Munambeho TV, abari Kampala turabasuje cyane, by'umwihariko Ode Rose Muhando, ambasaderi wacu muri Tanzania Rose Muhando, nawe wo muri Tanzania, nawe tuguhaye ikaze. Tubagalanyo. Hanyuma kandi rero reka by'umwihariko duhikaze abantu turi kumwe muri studio za Munambeho TV uyu munsi. Ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Mutoni wa Marie Chantal, kuri kamera cyangwa se insakaza amashusho turi kumwe na Enise Ishimwe, uhagarara ikiganiro Mr. Arefis, nawe tuguhaye ikaze. Abapasteri bari hano Jean Claude, okay, nawe tuguhaye ikaze, wumve mikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi. Hanyuma kandi dufite abakinnyi ba filime, nabwe tubahaye ikaze. Hari abo tuzi muri comedy, hari abo tuzi kandi mu kuvuga imivugo mu buryo bugezweho, nawe tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi. Hanyuma rero nkuko mubibona muri studio ntabwo ndi jyenyine uyu munsi, turi kumwe n'umuhanzi, umushyitsi mutumirwa musanzwe mumenyereye muri benshi mu bitaramo bitandukanye mwagiye mumubona kenshi kuri Munambeho TV ndetse no ku bindi bitangazamakuru. Reka rero dutangire ikiganiro cyacu uyu munsi. Hanyuma umushyitsi mukuru, umushyitsi mutumirwa wacu uyu munsi, tugahaye ikaze muri studio za Munambeho TV. Watangira wibwira abaduhanze amaso aho bari hirya no hino mu isi mu buryo bwa gihanzi, ubwo uraduha icyo bita acapella. Mani gira neza, mani komeye, mani shobora byose, murengezi wacu turakwemera. Mani gira neza, mani komeye, mani shobora byose, murengezi wacu turakwemera. Amen. Urakoze cyane. Hanyuma reka tuguhe ikaze, utangire nk'umuhanzi uririmba gospel, dushyira imbere y'Imana, uradusengera mu magambo make, amasegonda make cyane, hanyuma tuze gukomeza n'ikiganiro. Ni karibu. Amen. Mana turagushimiye, tugushimiye kurinda kwawe gukomeye, tugushimiye ko uri Imana nziza, ushoboye byose, nta kibasha kukunanira. Tugushimiye ko tugeze muri izi studio, uhabwa icyubahiro. Dusengeye abantu bose bari kutureba, bahabwa umugisha, abadukurikiye. Mana ndakwinginze kugira ngo abantu batameze neza, bafite ibibazo bitandukanye, ubabere igisubizo, kandi unyemerere izi gahunda zose ziyoborwe nawe. Dutangiye utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe. Icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Hanyuma rero uratangira wibwira abaduhanze amaso wenda bashaka kuba bakubonye bwa mbere. Abadukurikiye baba ari benshi kandi buri munsi bagenda bahindagurika, harimo abagenda biyongera. Urabibwira Yvette nkuko ndimo mbivuga, ni muntu ki, amazina yawe nayahe, hanyuma utuye he, kandi ukora iki? Ni karibu. Murakoze cyane. Nitwa Ingabire Yvette, ndi umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana gospel. Mu rugo ni Kigali Karuruma.
ntago nubatse ndumva ari ibyo Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu amen. Yego urakoze cyane. Hanyuma wavuze ko usengera muri hedini cyangwa se itorero? Nsengera muri ADPR. Yego. Hanyuma rero abaduhanze amaso barifuza kumenya Yvette Inspiration cyangwa se umuziki we yawutangiye ryari, hanyuma byaturutse kuki kugira ngo afate icyemezo cyo kuba umuhanzi? Murakoze cyane, maze imyaka 2 ndi umuhanzi. Hanyuma kuva watangira rero ntabwo dusubije neza byaje bite kugira ngo ufate icyemezo uti nanjye ngiye kuba umuhanzi? Ni impano, ni ibintu biba hari nko mu maraso, ariko ni impano numvise nyine kuririmba binjemo, ndaririmba mbona biremeye. Nta muntu w'iwacu wigeze aba umuhanzi, ariko ni impano kandi ni ibintu nakundaga ndi n'umwana mutoya. Imana iranshoboza birangira rero mbaye umuhanzi. Yego. Hanyuma Yvette rero ugira utya ubaye umuhanzi, ufata icyemezo cyo kujya muri studio. Eske ni ihe ndirimbo wakoze ku munsi wa mbere cyangwa se bwa mbere muri studio, hanyuma yo kuyikora yakiriwe ute hanze mubaye bashije kuyumva? Nakoze indirimbo ya mbere nikorerwa n'umuproducer w'umudive. Urumva nayo gufata umuntu w'umurokore ukamujyana mu badive, ankorera indirimbo ayikora kidive. Babawe umva byari ntabwo nzi uko nabikubwira, gusa byonyine numvaga kujya muri studio nkambara microphone nkaririmba nkumva ijwi ryanjye, numvaga ari ibintu birenze. Ntabwo nabibabwira ngo mubyumva, ariko numvaga ari ibintu birenze cyane. Urumva iyo ugiye muri studio barabanza bakaguha beat itagirana n'amagambo, bankubise beat rero yewe ntabwo naryamye icyo gihe. Numvaga beat itafite amagambo, idafite iki, nkumva ni ibintu birenze, nkumva ni ibintu bikaze. Aho bamereye rero indirimbo yose umva mu rugo ntago baryamye iryo joro, nyine nawe urabyumva. Barabakangura guti mubyuke mwumve ibitangaza mubyuke munyumve mubyuke. Nayiririmbye ahantu mu rusengero rumwe, abantu nyine barafashwa. Icyo gihe ndatekereza ko nagize n'urugendo rujya Uganda mfite iyo ndirimbo imwe. Urumva ko Imana yaramfashije cyane, bigenda bizamuka. Ndabishimira Imana. Hanyuma mu muziki wawe ni izihe mbogamizi waba warahuye nazo kuva igihe watangiriye kugeza ubu ngubu? ni izihe mbogamizi ihagarariye izindi waba warahuriye nayo mu muziki wawe buri munsi? Iya mbere izihagarariye ni ubushobozi. Hari igihe nyine uba ufite impano, ariko kubera nyine ntabwo ufite, kuko kujya muri studio ni amafaranga, gukora indirimbo ni amafaranga, ariko iyo utaragira ubushobozi buhagije, rimwe na rimwe ukora muri studio ziciriritse kubera ko nyine abari buri gutangira. Ariko ubushobozi nicyo kintu cya mbere gihagarariye imbogamizi. Hanyuma urakoze cyane, reka kubanga bw'ibyuma tuzamurira ku kazi kitwe twidagadura. Barakoze cyane rero. Hanyuma ni ihe ndirimbo yawe uzi mu ndirimbo ufite ikunzwe cyane, kandi kubera ikikunzwe ubona ikundiwe iki? Indirimbo Yesu yomoye umutima wanjye ni indirimbo njya kuririmba ahantu hose, abantu bakayikunda bakayisaba. Hari umuntu umwe w'umufana wanjye akenshi iyo abyutse mu gitondo aramamagara akanyumvisha akarimo arayumva, arayikunda. Hari n'igihe njya kubona nkabona arayinyoherereje. Ni indirimbo ndumva imaze nk'amezi 2 nyikoze, ariko abantu barayikunda kandi nanjye ndayikunda. Irimo amagambo meza y'ihumure yo guhumuriza abantu b'Imana. Yego, urakoze cyane. Hanyuma ugize uti indirimbo yawe ikunzwe niyo ngwito tubwiye. Hanyuma wowe ku giti cyawe ugereranyije nuko wagiye wandika indirimbo cyangwa se amarangamutima yawe, nihe ndirimbo wowe ukunda wumva ihagarariye izindi? Ni indirimbo yitwa Gusenga k'umukiranutsi, kuko niyo nahereyeho mbere. Ndayikunda cyane kandi irimo n'amagambo meza. Numva rero impamvu nyikunda cyane, wenda suka ariyo nahereyeho mbere, ariko ifite amagambo meza y'ihumure
kandi abantu baba bakeneye ihumure ahanini. yego urakoze cyane. Hanyuma rero nyuma kutubwira indirimbo ukunda ku ruhande rwawe ujya ukora korabo, hari abandi bahanzi mujya mugerageza gukorana umuziki nk'abandi? cyane cyane amashusho, Theo bose babireba, yego narabibonye Angelique Uwimana, mva ntabwo mba nyibibuka ni benshi, cyane cyane abazwi ni Theo bose babireba, Angelique Uwimana na Angelique we mukorana hafi ya buri munsi. Yego hanyuma ntabwo abandi mbambiwe. yego ni benshi hari n'abo njya mbona nanjye ntari kwibuka amazina yabo. Hanyuma nuhe muhanzi muri abo bose mwagiye mukorana korabo mujya mukorana ukavuga uti kabisa noneho turakose? cyane cyane muri iyi minsi ko ndi gukorana n'abahanzi bari kuzamuka, bariya ntabwo duheruka gukorana, ariko muri iyi minsi ndi gukorana n'abahanzi bari kuzamuka bari batoya bataragira ibintu biremereye cyane, ubafasha muri make. Hanyuma nuhe muhanzi utarakorana nawe ariko wumva wifuza gukorana nawe, ugize amahirwe yo gukorana nawe byakunezeza kurusha abandi? buriya nkunda ukuntu performinga, biba ari byiza cyane, kandi ni umuhungu w'Imana ufite amavuta, Imana ibikoze byaba ari byiza. Hanyuma utekereza iki ku muziki nyarwanda, hanyuma iterambere ryawo ukurikije uko wagiye ubona ukiri umwana kugeza ubu, urabona niki kiri guhinduka cyangwa se niki ubona cyagakwiye kongerwamo imbaraga? Icyagakwiye kongerwamo imbaraga ntago ukuntu abantu baririmba sekira ukuntu bazamuka, ntago ariko abantu baririmba gospel bazamuka, ni ibintu bitandukanye cyane. Nekereza ko hari wenda ari ikibazo cy'imyumvire, kuko hari igihe umuhanzi ashobora gusohora nk'indirimbo ntiwumve ubutumwa, kumva nyine ntabwo ifite ubutumwa pe, ariko hari igihe ariko ntuze kumbaza ngo urugero. Subiramo ako kantu. Muri ino minsi hari indirimbo ngo ifite ubutumwa. Hanyuma nekereza ko nta ndirimbo pe iba idafite ubutumwa, ariko hari ibintu wumva kumva ntabwo wari ukwiye kubizana mu bantu. Rero none se indirimbo ya Gitafu, indirimbo ifite ubutumwa, wumva ifite ubutumwa cyangwa wumva nta butumwa ifite? nta butumwa numvisemo, ariko buriya afite ko yayiririmbye afite impamvu, buriya afite abo yabwiraga byanze bikunze. Iriya ndirimbo ifite ubutumwa, ushobora kuba ari n'ubutumwa bw'ibishega bugeza ku banyabishego, ariko ukaba afite ubutumwa. Buri kintu cyose kigira ubutumwa bwiza cyangwa bubi. Yego. Hanyuma rero niki ubona gituma indirimbo y'umuhanzi runaka yaba muri sekira muri gospel ishobora kuba hit? Ubwo turimo turagana ku musozo. Biterwa n'ukuntu umuntu abanye n'abantu muri rusange, cyane cyane buriya kubera abanyamakuru aribo bazamura indirimbo cyane, biterwa n'ukuntu nyine umuntu afite communication itandukanye mu bantu. Ntabwo wambwira ngo umuntu aziranye n'abantu nyine biwaba mu rugo umbwire ngo azaririmba indirimbo izamuke, ariko ntabwo naba nziranye n'abanyamakuru barenga 10 ngo ndirimba indirimbo n'izamuke. Biterwa nyine n'ukuntu ufitanye communication n'abantu muri sosiyete, nyine bigatuma indirimbo yawe ikundwa cyangwa se ntinakundwa. Yego. Hanyuma rero nkawe nka Yvette, hanyuma reka tuguha akanya turirimbiraho gato kuri imwe mu ndirimbo zawe, kuko turimo turasa nk'abagana ku musozo kugira ngo ducunguze uburyo umwete uducishirizeho, hanyuma ndakaza kukubaza ikibazo kisa nk'icya nyuma dusoza. Ni karibu. Yesu yomoye umutima wanjye, wari wuzuye intimba n'amarira, aranyegereza bihindura ibitwenge, none ubu ndashima yangiriye neza. Urakoze cyane. Amen. Hanyuma rero turongera kwibutsa ababyeyi bafite abana bashaka ko bagira uburezi bufite ireme, uburezi bwiza cyane muri uyu mujyi wa Kigali rwose kandi buri international.
tubafitiye ishuri ryiza cyane riherereye i Gikondo St Vincent Paroti Academy. Uvuye Nyabugogo, uvuye Remera, uvuye Kimironko, aho waba uvuye hose Gikondo hagati mu mujyi wa Kigali. Ugeze Gikondo Nyenyeri ndumva abantu benshi muhazi. Urengaho gato kajyaho giraho bita Mereze ya kabiri. Nyuma Mereze ya kabiri ugera ku cyapa cyo kwa Kaboyi. Imbere neza y'itoro cyangwa se idini ryitwa Maranatha ahakunda kubera ubukwe murahazi. Uhita habona icyapa cya St Vincent Paroti Academy. Hanyuma kandi kuri St Vincent Paroti Academy bafitiye creche, icyiciro cy'abana bato bacyonka rwose. Mubyeyi ufite akazi yifuza kugira aho yasiga umwana wakiri muto, baramumusigaranira akaza kumucyura mu masaha yo gutaha cyangwa se avuye mu kazi. Dufite kandi icyiciro cya maternelle, baby, middle ndetse na top class. Aho bigisha muri system of francophonie ariko biga n'icyongereza ku rwego rushimishije, urwego rwiza cyane, aho umwana arangiza icyiciro cya maternelle azi igifaransa ku rwego ruri international. Hanyuma kandi tubafite amashuri abanza, icyiciro cya mbere ndetse n'icya kabiri, ubwo ndavuga lower primary na upper primary, aho umwana aba yiga ururimi rw'igifaransa ndetse n'icyongereza ku rwego rungana, bigisha amasomo yose kandi amasomo yose neza, abana basha gutsinda neza cyane. Ni ikigo gitembere cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ikigo gitembere cyane mu bijyanye n'umuco nyarwanda. Bafite itorero indangamirwa n'iki okay, barakoze kunyibutsa ku buhanga bw'ibyuma, inkomeza ruhimbi. Yego, dufite gahunda ya Saturday program aho baba bari mu myidagaduro, abakinnyi b'umupira w'amaguru bafite ikipe nziza cyane. Bafite kandi abana bari muri club ya ICT bageze ku rwego rushimishije, nabo baza kuri uwo munsi wa gatandatu. Hari kandi inkomeza ruhimbi nk'uko twabivuze, akaba n'imyicungo y'abana n'indi bikoresho byinshi abana bakenera kugira ngo baruke mu mutwe. Hanyuma uwifuza rero kuharerera ashobora guhamagara umuyobozi w'ikigo kuri 0788 612 9 cyangwa se akareba kuri nimero yacu iri kuri screen, agahamagara muri studio za Munambeho TV 0788 31502. Hanyuma rero katugaruke muri studio gato, umuhanzi wacu tugana ku musozo. Turifuza kukubaza ikibazo kimwe. Ese niki uteganyirije abanyarwanda cyangwa se abaguhanze amaso muri aka kanya mu myaka guhera muri iki gihe turimo kugeza mu myaka 5 iri imbere? Niki uteganyiriza abanyarwanda ndetse n'abandi badukurikiye bumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda? Ni karibu. Murakoze cyane. Icyo mbateganirije no gukora cyane, gushama imbaraga, indirimbo nyinshi, amavideo menshi, hanyuma ubutumwa bugakomeza bukamamara mu izina rya Yesu. Yego, Imana iguhe umugisha. Rero reka dushimire kandi abantu turi kumwe muri studio nanone, mukomeze kwimvamo ikazi kandi utamuzagaruka. Turi kumwe n'abantu benshi, wenda baduhanze amaso ntago bari kubabona kuri kamera, ko dufite abantu benshi bafite ibintu byinshi byabazanye, bafite ibyo bahagarariye kuri Munambeho. Hanyuma turi kumwe n'abantu bagira nko muri 7 niba ntibeshya. Yes, abantu bagira muri 7 cyangwa se 8. Ubwo rero nabo barabasuhuje. Hanyuma kandi reka twongere dushimire cyane abantu bo ku rubuga rwacu rwa Munambeho TV. Tubabona ko badukurikiye ari benshi, ariko ku rubuga rwacu rwa Munambeho hari abantu bakurikiye ikiganiro cyacu bagize ikibazo akubaza. Reka tukirebe. Hari watubajije ngo umuhanzi wacu Yvette twumvishe ko akiri umukobwa, hanyuma arateganya gutanga umutobe ryari? Wabasa gusubiza umuntu wakubaje icyo kibazo? Ni karibu. Uyu mwaka naguzare. Uyu mwaka, ubwo butaha nugaruka mu mwaka utaha umenye ko badukurikiye ari benshi kandi bazirikana. Okay, ubwo uzaba uzi igisubizo uri bubahe.
reka dushimire rero abanyamakuru ba Munambeho TV bari hirya no hino mu isi, abambasaderi n'abambasadrisi ba Munambeho TV, ndetse n'abandi bantu bose bafite inshingano kuri Munambeho TV. Dushimira abahanzi n'abandi bafite ibindi bintu byinshi bakora n'abamamaza kuri Munambeho TV. Imana ikomeze kubaha umugisha. Naho ubutaha sinzi niba hari icyo wabwira abantu cyo gusoza kugira ngo tuguhe umwanya ujye kuruhuka. Murakoze cyane, icyo nababwira nuko tubakunda kandi ndabashimira cyane. Abantu bo kuri Munambeho ni inshuti zanjye, mwese ndabahobeye. Mukomeze mugire amahoro y'Imana, amen. Hanyuma kuri Munambeho TV bakuru urubuga rwa Munambeho TV Family, ufite izihe nshingano kuri urwo rubuga cyangwa se muri Munambeho TV Family? Kuri Munambeho TV ndi umwe mu bayobozi b'iyo timu, nkaba nshinzwe abahanzi. Yego, n'abantu bafite impano zitandukanye, abantu bakina komedi, abantu bakina amafilime, abantu mbese bafite impano. Urakoze cyane. Hanyuma abantu rero bifuza ko wabafasha kugira ngo bagere kuri Munambeho TV cyangwa se ibikorwa byabo bimenyekane, nk'umuntu ushinzwe impano n'abahanzi muri rusange, urabaha nimero kugira ngo uwagukenera abashe kumuha amakuru yizewe kandi yuzuye. Murakoze cyane. Nimero yanjye ni 0783 98 46 25. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Amen.